Muraho neza nongeye kubasuzana none ni Claudine Wineza nkuko bisanzwe amakuru yanyu yizere ko mumeze neza. So uyu munsi rero naje kubabwira ku kibazo umwe mu bantu bankurikira kuri YouTube channel yabajije, ese ni gute umuntu yabona visa. So nabasabaga gukora subscribe niba utarayikora, share ndetse na like na comment. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inama wabyandika muri comment, cyangwa ufite icyifuzo wabyandika muri comment, byarushaho kuba byiza kandi byarushaho kunshimisha. So gukora subscribe kwanyu ni ukunshyigikira kandi muntera imbaraga zo gukomeza gukora cyane. So uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bishobora gutuma umuntu byibuze haba hari amahirwe 80% ko yahabwa visa aramutse ashaka visa yo kujya mu mahanga cyangwa se muri ibi bihugu by'amahanga. Visa nabonye ya mbere ishobora kuba yakoroha nubwo nta visa yoroha, ni visa igihe wasezeranye n'umuntu mu mategeko, mugasezerana n'uwo muntu wo muri icyo gihugu ushaka kujyamo. Birakorohera cyane kuko burya abantu bose bubaha ko umugore n'umugabo bagomba kuba hamwe. So iyo mubyitwayemo neza hamwe n'Imana, ntago bishobora gutinda bitewe n'uburyo igihugu giteye, kuko ibihugu byose ntago bigira amabwiriza amwe cyangwa se amategeko amwe bigenderaho. So bityo bikaba bimwe byakwihuta cyangwa se bikaba byanatinda, ariko niyo byatinda bikamara igihe kinini, amaherezo biragera ukaba wasanga umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ukajya kumujoininga mukabana burundu mu gihugu aherereyemo, icyo cyaba ari cyo cyose, kubera ko uko byagenda kose muba mugomba kuba hamwe. Iyo niyo visa ya mbere nabonye ishobora kwihuta. So iyindi visa rero nabonye ishobora nayo kwihuta ni igihe wasabye ishuri mu gihugu runaka, rya shuri ukaba waribona, noneho rya shuri rikaba ryagutumira kujya kwigayo, bakakoherereza ibaruwa ikonfirima ko bakwemeye nk'umunyeshuri wabo. Iyo visa nayo haba hari amahirwe yuko wayibona. Indi visa nayo nabonye ishobora kuboneka ni igihe uri gutumirwa n'umuntu umwe mu bantu ba famiye yawe atuye muri cya gihugu, ariko afite ibyangombwa byuzuye byo kuba muri cya gihugu ari kugutumiramo. So nyuma ndaza kubabwira ibintu bikenerwa. Indi visa ni igihe wenda ushobora kuba ugiye muri cya gihugu, ugiye nko mu mahugurwa y'akazi kawe bakohereje, ushobora kuba ugiye mu kazi mu mahugurwa cyangwa se gufata information zimwe na zimwe, nayo ijya yoroha bitewe n'ikigo kiri kukohereza n'uburyo icyo kigo gikorana n'icyo gihugu ugiye gushakaho visa. Indi visa nayo ishobora kuboneka ni igihe witabiriye ibirori by'umwe mu bana bawe cyangwa se uwo muvukana cyangwa se umuntu wawe wa hafi, ubukwe cyangwa se akaba arangije nk'amashuri yakoresheje graduation, ushobora nayo iyo visa kuyibona. So visa zose rero zishobora kuboneka bitewe n'impamvu. Ushobora no kubona visa ugiye mu giterane runaka ku madini amwe namwe, watumiwe mu giterane runaka muri icyo gihugu uri gushaka kujyamo. So visa rero zose zishobora kuboneka bitewe n'impamvu ikujyanye. Icya mbere ni ukuba ufite impamvu iri gutuma usaba visa. So ibisabwa rero ni ibihe? Tuvuge nk'urugero, nimba uri gushaka gusanga umuntu wawe utuye muri cya gihugu ushaka kujyamo, cyangwa se ari umufamiliye wawe wagutumiye. Ese ni ibiki bikenerwa kugira ngo iyo visa habe hari amahirwe ko wayibona? Ni igihe umuntu uri kugutumira afite ibyangombwa byuzuye byo kuba yaba muri cya gihugu cyangwa se yarahavukiye, hanyuma atarahavukiye akaba afite ubwene gihugu bwa cya gihugu uri gushaka kumusangamo yaramaze kububona. Ikindi, iyo afite kontra y'akazi agaragaza ko afite akazi, afite kontra iri perimana ya burundu, afite akazi gahoraho. Ikindi, agaragaza aho atuye, nimba afite inzu ye bwite akabigaragaza, cyangwa nimba akodesha akagaragaza kontra yagiranye na landlord we cyangwa se nyirinzu abamo. Ikindi, aramutse yerekanye bank statement yiwe y'uburyo ahembwa imishahara ye. Ikindi, ashobora kuba
yakerekana amafagitire yishyuriraho amazi, imiriro, interineti yo mu nzu, ibyo byose akagenda byerekana, bikaba akarusho niyo afite deparasoma akagaragaza ko igihe cyose uzaba waje afite imodoka izajya ikudeparasa mu gihe ushatse gutembera mu bice bimwe na bimwe by'icyo gihugu uri gushaka gutemberamo. So ibyo bintu byose iyo abikoherereje, tuvuge urugero uramutse uri nko mu Rwanda akabikoherereza, twasanze harimo kontra y'akazi, harimo kontra y'inzu atuyemo nimba akodesha, cyangwa se akagaragaza icyangombwa cy'inzu abamo nimba ari inzu ye, akagaragaza ibyo yishyuriraho amazi, imiriro, interineti yo mu nzu, akagaragaza na bank statement ye uko ihagaze n'umushahara ahembwa, akagaragaza na deparasoma mu gihe cyose uzaba uhari. Hanyuma iyo abikoherereje, wowe icyo ubusabwa nk'umuntu ushaka gusaba visa, nimba ari iya visite, kuko iya visite n'iyo ugiye gusura biratandukanye cyane. Iya visite, reka dufatire urugero ku ya visite, nimba uje gusura uzataha, cyangwa se navuze ko zitandukana. Iyo uje ushaka gusanga nk'umugabo wawe cyangwa umugore wawe burundu, ntabwo ibyo babaza uje gusura ari byo babaza uje asanze umugabo we cyangwa umugore we burundu. So nimba uvuze ko uzaza gusura kandi nyuma yo gusura ukaba uzataha mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda, uba ugomba kugaragaza byibuze nawe kukora ufite ikintu ukora mu gihugu mu Rwanda, ukaba ufite akazi, ukaba ufite kontra y'akazi ukayigaragaza, ukaba unafite bank statement yawe nawe kandi mu gihugu mu Rwanda nayo ukayigaragaza, kugira ngo babe babona ko koko ukora muri cya gihugu, ufite ibintu uhafite by'imitungo, akazi se cyangwa ya mafaranga ufite kuri konte, kugira ngo bibagaragarize ko nimba uje gusura koko ya visite ujemo nirangira, bya bintu wasize mu gihugu cyawe bizakwatira gusubira mu gihugu cyawe. Ibyo bintu byose iyo ubikoze gutyo, haba hari amahirwe 80% yo kubona visa, kuko ukwakira aba yagaragaje buri kimwe cyose, aho uzaba, amafaranga azagutunga, kandi nawe ukerekana ibyo usize mu gihugu, ku buryo nimba uje kumusura uzasubirayo. Ikindi, nimba uje kwiga, nimba ushaka visa yo kuza kwiga, ushobora gushaka full scholarship uramutse ufite amanota meza y'aho wari warangirije. Nimba wari warangije secondaire, ushobora gushaka full scholarship ku ma university atandukanye kuri bachelor degree, ukaba waza ugize amahirwe ukayibona, baguha visa rwose, kuko uri kwerekana ibaruwa y'ikigo kiri kugutumira ko uri umunyeshuri wabo, ukaba wajya kwiga aho uri gushakira ishuri. Ikindi, ushobora no gushaka half scholarship, ni igihe wishyura igice, guverinoma nayo ikakwishyurira igice, ndavuga ku banyeshuri. Iyo nayo iyo ugize amahirwe ukayibona, ukabona ishuri ushobora kwishyuraho igice, ufite ubushobozi bwo kukishyura, na guverinoma ikakwishyurira ikindi gice, iyo visa nayo ikunda kuboneka, kuko nyine uba uri umunyeshuri uje kwiga, kandi baba barakwemeye, barakoherereje ibaruwa ivuga ko uri umunyeshuri, cyangwa se ukiyishyurira full school fees. Ni ukuvuga ngo byose ukabyiyishyurira, ukiga nk'umuprive, ukiga ibintu byose ubyiyishyurira. So wabonye ishuri rikakwakira, bakakwemerera nabo kugufata nk'umunyeshuri wabo, bakakoherereza ibaruwa iguhamagara kuri umunyeshuri wabo uje ku kazi, iyo visa nayo ishobora kuboneka. Cyangwa se warabonye nk'akazi ugashakiye online, ukagira amahirwe ikigo waprayinzeho bakagufata, bakemera kugukoresha nka interview online, kuko bibaho ku ma Skype, hanyuma bakagukonfirima ko uzaza gukora. Iyo bakoherereje ibaruwa igutumira kuza gukora, cyangwa se banagushakiye work permit, ukaza ufite icyangombwa kikwemerera gukora, byose niyo baruwa. Iyo bidepoje rwose muri ambasade baguha visa, nta mpamvu yo kuyikwima. So ibyo byose rero nubigenderaho, nimba ukunda kujya mu bihugu by'amahanga, nimba uba wibaza inzira ushobora kunyuramo kugira ngo ube wabona visa, ibyo bintu byose ubigendeyeho, uramutse ubyujuje, ushatse kugenda ufite uwo usanga rwose, cyangwa se ufite impamvu ikujyanye ifatika, haba hari amahirwe 80% ko iyo visa wayibona.
So guys, ndabashimira cyane uburyo mukomeje kunkurikira, uburyo mubaza ibibazo, bintera imbaraga mpita mbona ko mwabikurikiye, kandi rwose nyaboneka nabasabaga ko mutazajya mureba ibiganiro cyangwa se amavideo nshyiraho ngo mugende mudakoze subscribe. Nimujya mukora subscribe bizajya bibafasha kubona n'izindi video zikurikiraho, kandi mbibutsa kujya mukora like na share ndetse mukandika comment mufite nk'ikintu mwifuza kumenya cyangwa mufite igitekerezo, byaba byiza cyane. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane, naho ubutaha.